Reka mbabwire buriya rero bisigaye bigoye muri iyi minsi kubona inzu nziza nk'iyi ngiyi yubatse neza kandi ikomeye. Uyu munsi nyemerera dutemberane muri iyi nzu nziza nkuzaniye iri hano Kabeza. Ni inzu nziza cyane, se navuga ko ari Kabeza, ni nko mu Giporoso, ni nka Niboyi, kubera ko abazi Kabeza naho bita ku ma esikariye murabizi ko ari karitsiye nziza cyane kandi imeze neza cyane rwose. Uyu munsi rero nkuzaniye inzu yicaye mu buso 350. Urumva ko ari ikibanza kinini, ikaba ari inzu yubatse n'itafari rihiye kuva hasi kugeza hejuru. Ni inzu nziza ikomeye, ikase neza, noneho ifite ibyumba byiza cyane kandi binini, iri very clean kubera yuko ifite umucyo cyane mo imbere, irakoropye, irasa neza, wayigura ugahita wimuka anytime. Ni inzu isa neza rwose, iri presentable kandi no kuri kamera murabona ko ari inzu nziza cyane. Niba ushaka kugura inzu yegereye hano mu Giporoso Kabeza, iyi nzu ntigucike kubera ko ni inzu iri ku giciro gitoya, ihendutse kandi ikomeye rwose, iri muri location nziza cyane. Niyo waba ushaka gukodesha wahita ubona umupangayi mu buryo bworoshye. Iyi kadasitere reka nkubwire ntigucike, nyemerera tuyitemberanemo, njye ugiye kuyigutemberezamo. Nitwa Risa, channel yacu yo murabizi ko ari Kigali House nk'uko mubimenyereye. Iyi nzu ni nziza mu buryo bwose kubera yuko iyo tuvuze inzu nziza tureba amplacement, tukareba inzu ukuntu ikomeye, tukareba ukuntu inzu ikase. Urumva ibyo byose irabyujuje kandi ifiteho n'amanex yo mu gikari. Urumva iyo tuvuze amanex, akazi k'umukozi, dushe na toilette by'umukozi, n'igikoni cyo hanze. Yewe urumva ko ari inzu nziza cyane kandi ihendutse. Iyi nzu yacu irimo iragurishwa kuri miliyoni 140 zirimo n'ibiganiro bito cyane, ni hafi ya ntabyo. Nanze kugira ngo nshyiriho amafaranga menshi, ndagira ngo wowe uzaze uhite ukora deal bagukorera mitasiyo gusa. Ariko nyamuneka don't miss, iyi nzu ni nziza ntize kugucika. Reka tuyitemberanemo murebe ukuntu imeze, murebe ukuntu ikase. Inzu yo ndabizi muraza kuyikunda, ariko sinizeye ko iri butinde ku isoko. Nyamuneka murabizi ibyacu ntibijya bitinda. Niba urimo kutwumva ushaka kugura inzu aho waba uri hose, tuvugishe, twandikire cyangwa duhamagare tukugeze kuri ino nzu mu ba mbere, kubera ko ndabizi neza ko itari buze gutinda ku isoko. Reka dutangire dutemberane ino nzu duhereye hano kuri parikingi yayo. Reka cameraman anyemerere abereke aho dusanga parikingi y'imodoka ebyiri nini z'amajipe cyangwa se eshatu z'amavatiri. Sinzi imodoka ifite ukuntu ingana, ariko wenda nk'eshatu z'amavatiri matoya zishobora kujyamo, cyangwa se ebyiri nini z'amajipe. Hanyuma rero turahita dukomeza, cameraman nanyemerere yigire hano abereke inzu yacu neza, tugana kuri runo ruhande aho dusanga akabingaro keza cyane ko ushobora kwicaramo mu gihe urimo kurelaxinga, cyangwa se ukaba wateramo udutebe ukaba wicariyemo urelaxa. Urabona ko nawo ari umwanya mwiza cyane uteye ubwuzu. Urumva yuko ino nzu idakwiriye kugucika niba ushaka kugura inzu nziza. Reka rero mbabwire, sindi butinde hano hanze, reka mpite nkomeza mbereke no ku gice cyo mu nzu murebe uko imeze. Ariko njyewe inzu rwose nayikunze, iyo mba nyafite nanjye mba mvuye aha ngaha ntanze avance. Reka mbabwire, tugisesekara hano umaze kubona yuko tuzamukanye ku rubaraza cyangwa se balcony. Ni urubaraza rwiza cyane rurimo plafond nziza. Ngaho nawe ijisho urebe bwa bwiza nakubwiraga, urabona ko ari inzu nziza rwose imeze neza cyane. Uru ni urubaraza ushobora guteraho intebe runaka ukaba nabwo wicaye urelaxinga. Ariko ntarinjira, ndagira ngo nyemerere ubanyerekere runo rugi. Mpora mbibabwira, zino nzugi umuntu wazizanye rwose ni umuhanga, kubera ko zongera ubwiza bw'inzu, ukabona ko ari ibintu bisa neza cyane rwose. Agerageze ajya zibanyirikira gakeya rwose, atihutisha kamera muri slow motion, mugende mureba neza akantu ku kandi. Ariko rero reka duhite tunakomeza ntidutinde kuri runo rugi aho tubaha ikaze muri salo. Wow, ni karibu rero. Ahangaha ngira ngo niyo ntabwirwa mvuga, amaso arabaha. Reka mbabwire, reka babanze bancishirizemo kamera, babanze babereke salo uko imeze.
aha ngira ngo ijisho nawe riraguhaye, ubonye ko iyi nzu ari nziza rwose. Kandi reka nkubwire, nakubwiye ko yubatse n'itafari rihiye kuva hasi kugeza hejuru. Salo yacu hano ifiteho TV stand nziza cyane, ubona yuko ari ubwiza budasanzwe, ni ukuza wesitaraho televiziyo yawe gusa. Hejuru dufiteho parafo nziza cyane ya gypsum, ifite itara ryiza. Reka nkubwire, uyu muntu ni umuhanga. Nitujya tugera ahantu tukabona umuntu aratwemeje, tujye twemera. Turahita dukomeza, ntidutinda muri iyo salo, turahita tuza hano muri salamanje. Salamanje nayo ni nziza, iteguye neza, imeze neza cyane. Dufite hano amaravabo meza, tukagiraho parafo nziza cyane. Kandi ikindi kintu nakunze ni ukuntu ino salamanje ingana, ni nini cyane rwose, ntabwo wagira ikibazo cy'abantu uzicazamo ngo wenda ngo ni hatoya harafunganye. Ikindi kandi hano tuhafite igikoni cyiza cyane kiri open, ni bya bikoni American kitchen cyangwa se open kitchen, iri open kuri salamanje na salo. Urabona ko ari ibintu nabyo bitanga uburanga budasanzwe. Uretse kuba rero ino nzu ifite igikoni cyiza, ni n'igikoni cyisanzuye kandi kigari. Reka bazuminge babanyerekere murebe uko kingana. Urabona ko ari igikoni cyiza, kirimo utubati twinshi, igikoni rwose cyubatse neza, kirimo umwanya wa kuka, kirimo umwanya wa fridge, kirimo amaravabo. Ni igikoni cyiza kuba mama by'umwihariko bakunda gutekera ahantu heza cyane. Kino gikoni rero nacyo ndumva ntari buze kugitindamo, ahubwo reka mpite nkomeza mbereke n'amanegisi. Aha nkigera hano muhise mubibona ko nsesekaye mu gikari. Ahangaha niho bogereza ibyombo. Urabona yuko hateguye, hariho n'akarobine keza. Hanyuma iki ni igikoni cyo hanze, uretse ko hakirimo utuntu two babitsemo. Hanyuma kuri ino side naho nanyemerera hagarare nk'ahantu habereke neza. Niho dusanga akazi k'umukozi, tukahasanga akazi k'umukozi naka, tukahasangamo dushe na toilette by'umukozi. Hanyuma none hano hakaba hari inzira ikomeza ikaba yajya ku irembo, ariko ahindukire abanyerekere n'ikigega. Urabona ko ari inzu yiteguye neza kandi yujuje ibintu byose. Aha twakomeje tukiva hariya mu gikari, nababwiye ko inzu ifite ibyumba 4, dushe na toilette 3. Reka tubanze duhere muri iki cyumba aricyo twita icy'umushyitsi. Babanze babanyerekere bitonze na dushe na toilette yacyo n'icyumba bakibereke neza. Murahita mubona ko ari ibintu bisobanutse ibyo mba ndi kubabwira. Reka dukomereze hano rero. Kiriya cyumba mumaze kukibona, aho dusanga ibindi byumba 3. Urumva harimo na chambre principale, ariko reka mpere mu byumba byo twita iby'abana. Reka duhere muri iki ngiki. Ni ibyumba binini byisanzuye, babibereka neza rwose. Muragenda mubona size yabyo ko ari nini cyane. Mwibutsa ko iyi nzu iri kugurishwa kuri $140,000. Iri hano Kabeza hafi yo mu Giporoso, hano nk'aho bita kuri esikariye. Urumva ko ari inzu nziza cyane. Hano hari ikindi cyumba nacyo cya 3, nacyo ni kinini. Ugerageze ubibereke neza, ngira ngo biragaragara size yabyo. Urabona ko ari inzu iteguye, wahita unimukiramo anytime. Ibi byumba bibiri bikoresha ino dushe na toilette ariyo iyi ngiyi. Urabona ko ari dushe nziza rwose, ifite amakaro meza, ikoropye, isa neza cyane. Burya hari ahantu ugera wareba n'isuku ihari ukumva ubaye very interested. So reka rero mbabwire, twinjire muri chambre principale cyangwa se master bedroom. Ihita dukomeza, nyemerera ukomeze ntuhagarare. Turahita duhera hano kuri dushe na toilette yayo. Iyo ugeze muri master bedroom ugenda gakeya ukabereka neza, kuko iki kiba ari icyumba cya bosi. Ni icya nyir'ubwite nyine. Iyo umuntu asohoye amafaranga agomba no kuba arara ahantu cyangwa se yogera ahantu harimo itandukaniro. Ni karibu rero mu cyumba nyirizina. Ngaho ndebera icyumba uko kingana. Ni icyumba cyiza, ni icyumba kinini. Murihangana, hari utuntu tuhateretse ariko n'utwo babaye bahafashije. Ni icyumba gifite parafo nziza cyane ya gypsum. Ni icyumba rwose ubona giteguye, kirimo akabati keza ka garderobe. Reka nkubwire, niba ufite gahunda yo gukora investment yunguka, iyi nzu yigure byibura uzajya ubona $800 by'amanyarwanda minimum buri kwezi ya renti, nushaka kuba nta bikoresho ushyizemo. Ariko ushyizemo ibikoresho $1.5 cyangwa se $1,000 kuri ba bantu baba bari mu mahanga, bashobora kwishyura mu mafaranga mu mahanga,
nubwo bitakemewe dukora amakontara mu manyarwanda muri iki gihe, ariko iyi nzu njye naguhamiriza ko yakwinjiza neza. Kandi uretse no kugushishikariza ngo uyigure, tunagushyiriramo umupangayi wigira ikibazo wowe gura inzu, hanyuma ibindi tuyikumanajingire, kandi twizeye ko bigenda neza cyane. Reka ngushimire rero wowe waduhaye umwanya wawe tukabana tugatemberana muri ino nzu nziza. Niba uyishimiye tuvugishe tugeze kuri iyi nzu, uyigure nyamuneka batarayigura. Niba kandi ari ubwa mbere ugeze hano kuri ino YouTube channel, kora subscribe kugira ngo tujye tubana umunsi ku munsi. Imari zo twarabyiyemeje ni nyinshi rwose, tuzazibaha wenda muzinanirwa, ariko twe nka Kigali House twarabyiyemeje, ntacyo muzatuburana. Hanyuma muduhamagare tubageze kuri ino nzu, nyamuneka muhagere mu ba mbere, mwigurire namwe. Ndabizi kuri komisiyo yacu muzarenzaho n'agasoda, kuko tuzaba tubahaye diru ifatika. Iyi ni diru y'umwaka, iyi ni diru ukwiriye gusoza umwaka nawe wibikaho. Tuvugishe rero tugusurisha ino nzu, gusura ni ubuntu, ntugire ikibazo. Ibindi bifurije amahoro y'Imana no kugubwa neza.